ugiye kumenya impamvu ukeneye ijambo ry'Imana. Ndakurahira uragenda ugurisha kiriya giteteye. Bamwe turagiye tugurisha ibiro by'ibishyimbo dufite, tugura ijambo ry'Imana. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Kandi turanagusezeranya, turabisobanukirwa neza turangiza tuzigeze ku bandi batari bazibona. Ninde wemeranya nanjye? Tubishyiremo uruhare tuzibagezeho. Turakwakiriye muri uyu mwanya, dusobanurire agaciro k'ijambo ko kugira Bibiliya. Arakoze cyane Bishop kuduha uyu mwanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amazina yanjye nitwa Robert Byiringiro, ndi umukozi w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda. Ntago ndi umuyobozi wawo, ahubwo ndi umwe mu bakozi b'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda. Nibyo koko ntago Bishop yibeshye, umuyobozi yagombaga kuba ari hano, ariko kubera ko hirya no hino mu gihugu habaye ibiterane nk'ibi ngibi, we yagiye iburasirazuba muri Ngoma, abandi bagiye mu majyaruguru. Njyewe rero nagiriwe icyizere cyo kuza hano. Imana ishimwe cyane. Umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, ndagira ngo mbanze mbabwire icyo ari cyo, hanyuma mbabwire n'igituma turaha. Ni umuryango uhuza amatorero ya Gikristo ndetse na Kiliziya Gatolika. Icyo dushinzwe gukora ni ukugeza ku bakristo bose ibyanditswe byera biri mu rurimi bashobora gusobanukirwa kandi mu ngano zitandukanye, kugira ngo ubuzima bwabo, kugira ngo ubugingo bwabo buhindurwe n'ubutumwa buri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibyo rero ntago twebwe turi idini, nta nubwo tuteze kuzaba idini, ntituri n'itorero, ahubwo twebwe turi igikoresho amatorero yifashisha kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere ku bantu bose. Ni nacyo gituma dukunda kubwira abantu ngo nta Bibiliya nta torero. Haleluya. Kubera ko ijambo ry'Imana niryo ritubungabunga, nibyo biryo dukenera umunsi ku wundi, bigatuma twubakika tukagera ku rugero rwiza rw'igihagararo cya Kristo. Aba bashumba rero niko kazi bakora, hanyuma twebwe tukabasapotinga kugira ngo iryo jambo ry'Imana ribagereho ku giciro gitoya kandi ribashe kugera kuri buri wese aho yaba ari mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Umuryango wa Bibiliya mu Rwanda kandi ntabwo ugezaho abantu Bibiliya gusa hanyuma ngo ubarekere babone igitabo cyonyine hanyuma bigarukira aho ngaho, ahubwo tugira n'izindi gahunda zifasha abantu kurushaho gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Dufite gahunda yigisha abantu gusoma no kwandika, hanyuma abarangije muri iyo gahunda tukabagezaho ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kurisoma no kurisobanukirwa bo ubwabo n'imiryango yabo bahindurwe n'iryo jambo. Dufite gahunda y'isanamitima, aho dufasha abahuye n'ibikomere by'ihungabana kugira ngo babashe gukira, kandi nibamara gukira nabo iryo jambo ry'Imana tubashe kuribagezaho. Dufite gahunda zita ku rubyiruko, dufite gahunda zita ku bana, dufite gahunda zitoza ubuyobozi bwiza bushingiye ku ndangagaciro za Gikristo. Haleluya. Ibyo byose rero ni ibishyigikira ijambo ry'Imana. By'umwihariko kandi tukagira gahunda ishinzwe kwita ku bumwe bw'abakristo mu Rwanda. Haleluya. Akaba ariyo mpamvu y'uko guterana k'uyu munsi. Reka nifashishe ijambo rimwe, nubwo atari ryo uri bubwirize, ariko ndishingireho ubutumwa bw'uyu munsi bampaye kubagezaho. Katurebe vuba twihuse mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 17, ndasoma umurongo umwe gusa wa 11. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 17 n'umurongo wa 11. Jewe sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho jye ndaza kuri wowe. Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe
nk'uko natwe turi umwe. Imana ishimwe cyane. Iri ni isengesho Yesu yakoze asabira abigishwa be, kuko nyuma yaryo hakurikiyeho iyindi mibabaro yagize ndetse n'urupfu rwo ku musaraba kugira ngo aducungure. Muri iri sengesho yasabye ibintu byinshi bitandukanye asabira abigishwa be, ariko anabasabira kuba umwe. Kimwe mu byo Satani akunda kutwambura ni ukuzana amakimbirane ashingiye ku byo tudahuriyeho. Muzanarebe no mu ngo zacu, umugabo n'umugore ntabwo bubaka kuko bateye kimwe, ahubwo uko gutandukana ariko bakiyemeza gukorera hamwe nibyo bibaha imbaraga bakabasha gutera imbere. Yesu rero yari abizi cyane, kuko ari wo mwitozo bakoraga mu ijuru. Nako sindabyita umwitozo, ahubwo abiduha nk'umwitozo kugira ngo abakristo, abizeye, abemera babashe kuba umwe, nk'uko yabyivugiye ngo nk'uko jyewe na Data tugize gute. Haleluya. Uko kuba umwe rero biduha izindi mbaraga zidasanzwe. Twebwe mu Rwanda ndetse no ku isi hose, iki cyumweru cyo gusengera ubumwe bw'abakristo kimaze imyaka irenga 100 kizihizwa buri mwaka. Mu Rwanda, umuryango wa Bibiliya mu Rwanda ufatanije n'amatorero nabo bagira iyo gahunda yo guhera mu kwa mbere itariki ya 18 kugeza 25 no kurenzaho, amatorero agahurira hamwe basengera ubumwe duhuriyeho. Icyo tuba tugamije ni ukugira ngo dusigasire ubwo bumwe kandi twirinde icyadutandukanya, kubera ko na Data adusaba kuba umwe. Haleluya. Igihe tubwira abantu ko tujya mu ijuru kwa Data, nyamara kuba mu isi kubana byaratunaniye, mutekereza ko mu ijuru aho twabishobora? Ndagira ngo nshimire abashumba n'ababishop muri aha, mwabashije gukora iyi gahunda muri uyu murenge wa Kicukiro, mukabasha guhuriza hamwe intama cyangwa se abemera mushumbye kugira ngo bakore iki gikorwa. Iki ni izindi mbaraga zidasanzwe nk'itorero ryo mu Rwanda dufite ndetse no ku isi hose. Iyo tubikoze dutya bitworohera kubagezaho rya jambo ry'Imana bahoze bababwira. Iyo duhuriye hamwe nk'uku bidufasha kumenya aho bamwe bafite imbaraga tukabigiraho, ahari intege nke tukabasha gufatanya kugira ngo tuzamurane. Imana ibaha umugisha rero kubw'iyi gahunda, kandi abayitegura mwese Imana igikomeza kubaha umugisha, kandi ibi tubikoze muri uyu mwaka, ariko n'indi myaka izakurikiraho tuzakomeza kubikora. Ndagira ngo nshimire rero abashumba nk'uko nabivuze, mu izina ry'umunyamabanga mukuru utabashije kuza kubera iki gikorwa mwateguye. Twahoze tuvugana mwereka amafoto na link mwateguye, mwereka uko mwabiteguye, nawe atwereka aho bari uko bimeze, arambwira ngo mbashimire cyane. Ndagira ngo mu izina rye abakristo bamfashe tubakomere mu mashyi kubw'iki gikorwa cyiza mwaroroganije. Ikindi yambwiye bashumba, kugira ngo aba bantu bose bamanitse amaboko ko bakeneye Bibiliya, ndetse n'abandi batabashije kuza, kugira ngo babegere babagezeho icyo cyifuzo, hanyuma mufatanije n'ubuyobozi bwanyu muri uyu murenge mu rwego rw'amatorero, muzatubwire twongere tugaruke buri matorero hose, tuzabagenera umwanya tubagereho, tubagezeho izo Bibiliya mukeneye. Bibiliya dufite ziri mu bwoko butatu, reka bari cyo nsorezaho kugira ngo natware umwanya w'ijambo. Dufite Bibiliya yera, ari iyi ngiyi iri mu ngano zitandukanye, ariko ubutumwa burimo ni bumwe. Iyo Bibiliya ishobora kuba ifite imashini, ishobora kutayigira, ishobora kugira inyuguti nini, ishobora kugira ntoya, biterwa n'icyo umuntu yahisemo. Turazifite hariya ku Kacyiru aho dukorera, ndetse no mu mujyi Nyabugogo, Remera, aho wayishaka hose ubasha kuyibona. Ndetse no ku itorero ryawe aho usengera, abashumba banyu turakorana, wamutumye Bibiliya biroroshye kuhita kugeraho. Dufite Bibiliya ntagatifu ikunda gukoreshwa na Kiliziya Gatolika, tukagira kandi na Bibiliya ijambo ry'Imana iri mu Kinyarwanda
cy'iki gihe. Turiho turanoza na gahunda yo gukoresha ikoranabuhanga ku buryo Bibiliya zibageraho no mu bundi buryo bworoshye. Icyo twakoze, dufite Bibiliya ivuga, ngire ngo umushumba we arabizi arayifite, afite sample, aho dufasha ba bantu bafite ubumuga bwo kutabona kuba yabasha kumva ijambo ry'Imana mu buryo bwa audio cyangwa mu buryo bw'amajwi. Dufite n'indi gahunda turi gukora kugira ngo abantu batabasha kuvuga bajye babona ijambo ry'Imana riri mu mashusho, mu buryo bw'amarenga. Iyo gahunda nayo irahari, ntiturabinoza neza ariko nabyo biri mu nzira. Hari n'izindi gahunda nziza zose zigamije kugira ngo umuntu w'Imana abashe kugezwaho ijambo ry'Imana kandi ribashe kumuhindura kugira ngo ahe ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Imana ibaho umugisha. Rero tuzakomeza gufatanya. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye iri jambo wandikishije. Iri jambo niryo tumenyeramo icyo dushakaho. Iri jambo niryo tumenyeramo ikikuri ku mutima ushaka ko dukora. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo abafite iri jambo n'abandi bazaribona babashe guhindurwa n'ubutumwa bukubiye mu ijambo ryawe. Kandi Uwiteka Imana yacu, turasengera abantu bose babuze uko bagerwaho n'ijambo ryawe, kugira ngo umuryango wa Bibiliya ubone uburyo buhagije kandi butuma umuryango ubasha kugeza kuri bose iri jambo ryawe. Kandi abamaze kuribona, Uwiteka Imana, ubashoboze kwera imbuto zikwiriye abihannye kugira ngo babashe kuba umwe nk'uko uduha icyitegererezo nk'uko nawe na data muri umwe. Reka rero ukomeze kuduha umugisha no kubana natwe no kumva icyo tubwira muri iri jambo, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.